ni ifaranga nuko ari ikoranabuhanga ariko ni ifaranga nk'amafaranga yandi dufite uyu munsi, ni ifaranga ritangwa n'ikigo cya leta, ni ifaranga ryishingiwe na leta, ni ifaranga rifite kwizera n'ubudahangarwa nk'uko amafaranga dufite uyu munsi y'ibiceri n'inote bimeze. Aho bitandukaniye na crypto ni abantu bahimba ifaranga bakarishyira aho ngaho, bafite uko bajya mu ikoranabuhanga bagacura ifaranga. Niyo mpamvu ubona ryazamutse ryamanutse, wari guhaye ntuzi wari wejo yabuze. Ibyo rero biratandukanye cyane cryptocurrency na CBDC. Turabasuhuje mwese mukomeje gukurikira PNF Africa, tubaye ikaze muri mwanya tugiye kongera kuganira ku makuru arebana n'ubukungu by'umwihariko ku ifaranga koranabuhanga. Ni inkuru tumaze iminsi dukurikirana, ni ibiganiro tumaze iminsi dukurikirana by'umwihariko rero ni ifaranga ryitwa CBDC cyangwa Central Bank Digital Currency, ari nako kandi tunabitandukanya na crypto. Amakuru mashya twamenye nuko nyuma yuko guverineri wa banki nkuru y'igihugu atangaje ko mu Rwanda hagiye kuza digital currency ari byo bita CBDC, hari n'andi mategeko mashya bari gutegura ku buryo iyo CBDC cyangwa iyo Central Bank Digital Currency izaza cyangwa se izasohoka iri kumwe n'amategeko mashya areba crypto muri rusange. Ariko by'umwihariko turaza turebe noneho icyo crypto icyo ari cyo ayo mategeko azaza areba. Ubundi iyo tuvuze crypto ni isoko rinini cyane. Hari crypto currency ariyo amafaranga cyangwa se crypto coin, ayo mafaranga, ariko by'umwihariko hari n'iyo migabane icuruzwa kuri iryo soko. No kuvuga ngo niba waguze crypto imwe ugacunga nuko izamuka, crypto currency imwe cyangwa se coin imwe ugacunga nuko izamuka ukayigurisha, izo asset nizo leta igiye gushyira amategeko ayigenga kugira ngo by'umwihariko niba wanashoyemo uzamenye aho uzayibariza. Kuko amakuru hari nuko leta y'u Rwanda binyuze muri guverinoma nibyo koko, ariko none nk'urwego rushinzwe ibijyanye no kugenzura iby'ifaranga cyangwa se icyo nakwita nka Central Bank ariyo regulator, ariyo bashinzwe kugenzura ibijyanye n'imikoreshereze y'ifaranga na politiki y'ifaranga muri rusange, nuko bari gutegura amategeko yihariye, ari nako kandi bari gufatanya n'urwego rwitwa Capital Market, urwego rukaba rushinzwe ibijyanye n'isoko ry'imari n'imigabane muri rusange, bakaba gutegura amategeko yihariye arebana n'icyo twita crypto asset. Mu byumve neza, ni crypto asset ntabwo ari crypto currency. Abenshi bavuga crypto currency, ariko ubundi crypto currency iyo tubivuze tuba tubihuza n'ifaranga. Icyo abantu bagomba gusobanukira nuko izo currency nubwo ari amafaranga, ni amafaranga ariko udashobora kuyakoresha ugiye guhaha ku isoko ngo ube wakwishyura. Bitewe n'iki? Bitewe nuko iyi crypto yo ihindagura ibiciro, ntabwo ari faranga stable. Ikindi kandi nta leta irigenzura ko ni amafaranga akozwe n'abantu. Ikintu abantu bagomba kumenya nuko iyo bimeze bityo ni ifaranga nyine utapfa kwizera. Niyo mpamvu uko rikora izi cryptocurrency uko zikora zigurishwa mu buryo bw'imigabane nk'uko nabisobanuye, cyangwa se mu buryo nyine bwo kurishoramo. Nk'urugero ushobora gushora bitcoin, kuko bitcoin imwe uyu munsi iragura amadolari 94. Ku munsi w'ejo nibwo mbere ku ibiciro byari bihagaze ku isoko ry'ivunjisha ryo muri Amerika hitwa Wall Street cyangwa se kuri New York Stock Exchange. Iri faranga rya bitcoin niryo faranga riruta yandi muri mu cryptocurrency yose. By'umwihariko rero ntabwo ushaka gufata bitcoin ngo ugende kugura ikintu, ahubwo ikibaho nuko uburyo rikoramo urishoramo, wamara kwishoramo ifaranga ryazamuka ukaba wajya kugurisha ukabona iyo top up yaba yiyongereyeho. Ibyo ni tuzagira umwanya wo kubisobanura kuko tuzagira n'umwanya wo gutumira abantu babizi cyane. Ibyo ndi kuvuga ni amakuru mashya nabashe gukura muri banki nkuru y'igihugu. Ikindi abantu bagomba kumenya nuko iyo ni inkuru cyashya narizanye irebana na cryptocurrency ndetse na crypto asset muri rusange, nuko ayo mategeko agomba kuza asobanura ibijyanye n'izo asset umuntu wabashe gushoramo ayo mafaranga. Umuntu wabashe kugura wenda nk'iyo bitcoin imwe agacungana nuko ifaranga ryakwiyongera akayigura cyangwa se akayigurisha, iyo asset uwo mutungo yashyizemo niwo hazajyaho amategeko agenga ibyo byose, imikorere ya crypto asset ndetse n'ibindi byose bifitanye isano n'ibyo ngibyo. Kuko ni ikintu cyari ku isi yose, leta yarebye ibona ko nta handi hantu yagihungira, iravuga iti reka twicare turebe dukora n'ibindi bihugu, turebe uburyo iki kintu twakigenzura binyuze muri banki nkuru y'igihugu ndetse no mu kigo cyitwa Capital Market Authority, ari gishinzwe kugenzura ibijyanye n'isoko ry'imari n'imigabane. Aho ngaho ni kuri cryptocurrency. Reka twizire kuri CBDC. CBDC yo ni ifaranga ryo ry'abanki nkuru y'igihugu rikora nk'amafaranga asanzwe.
ibi byo ni ibintu biri kwigwaho n'ibihugu birenga 80 kuko n'urwego rw'imari ikigega cy'imari ikiga mpuzamahanga cy'imari cyitwa IMF iki cyo hashize iminsi kiri kubitegura kiri kubiganiraho n'abanyabukungu b'ibihugu batandukanye by'umwihariko rero iyi CBDC yo nta byinshi twavugaho yo iranumvikana kuko ni ifaranga rizajya rigenzurwa na banki nkuru y'igihugu ni ifaranga rizajya rikoreshwa mu buryo bwo kwishyura no kwishyurana ni ifaranga ushobora gukoresha imbere mu gihugu ndetse wajya no hanze ukishyura kuko ni ibihugu birenga 80 bizaba bibikoresha ikindi kandi nuko uyu munsi wa none tuvugana nuko ikintu cyitwa CBDC hari ibihugu byatangiye kuyikoresha harimo za Nigeria ibihugu nka bya Bahamas ibyo byose byatangiye gukoresha iyi CBDC ni faranga ryishyurwa hagati y'abantu bitandukanye na cryptocurrency ntabwo ushobora kuyishyura umuntu ufate bitcoin ngo yishyure umuntu ariko iyo CBDC yo cyangwa se iryo faranga koranabuhanga ry'igihugu runaka ushobora kuryishyura ugiye kugura wenda nk'umugati ku isoko ugiye kugura wenda nk'icupa ry'urwagwa n'urugero nguhaye ni ibintu rwose bikora hagati y'abantu mu gihugu ndetse no hanze ikindi CBDC ugomba kumenya nuko by'umwihariko nuko yo izaza kandi inagenzurwa na banki nkuru y'igihugu nkuko ukoresha amafaranga y'inote cyangwa ukoresha amafaranga kuri mobile money ni kimwe na CBDC ariko ibindi birambuye n'imikorere ndetse n'uburyo rizajya rijya muri telefone yawe cyangwa se muri computer yawe n'ubundi buryo bwose uza creating account binyuze muri CBDC ibyo byose urwego rubishinzwe ari rwo banki nkuru y'igihugu ruzayibasobanurira vuba hangaha ntabwo ari kera bavuga ko mu gihembwe cya mbere cy'umwaka utaha no kuvuga ngo mu kwezi kwa gatanu kwa 2025 muzaba mwamaze kumenya byinshi kuko bari muri procedure bari kubisobanura bari kureba uburyo inyigo bari gukora zahura nuko mu bindi bihugu bigenda kugira ngo byose bizabashe kuba byajya mu buryo bwiza kandi binyuze mu mucyo bitabangamiye buri muntu kuko harimo inyungu nyinshi harimo uburyo bwo kureza abantu kuba bagera ku imari uburyo bwo kubitsa no kubikuza ni ibintu byinshi cyane birimo kwihutisha urwego rw'ubukungu bw'igihugu ndetse n'ubukungu bw'abantu ku giti cyabyo rw'abantu ku giti cyabo kuko ntabwo igihugu kizaba kigishora amafaranga menshi kujya guprintinga za note mwajyaga mubona ndetse no gukora ibiceri zira coin zijana ngira ngo n'abafite izo coin murabona ko bagenda bagabanuka cyangwa se abazikoresha mubona ko bitakimeze nka mbere ibi byose rero bizagenda bivaho kandi amakuru avuga ko n'ubundi no mu biri imbere aya mafaranga azaba inote n'ibiceri zaba byaracitse ahubwo hari uburyo bw'ikoranabuhanga ngira ngo reka tuvuze ibindi tuzagenda tubiganiraho mukomeza mugire ibihe byiza niba utarakora subscribe hagana hasi akazogera kandi mu bishize mwabwiye inteko ishinga amategeko ifaranga koranabuhanga rya CBDC muri kuryigaho ndetse kandi ko mu ntangiriro z'umwaka utaha cyangwa se mu gihembwe cya mbere cy'umwaka utaha iri faranga tuzaba twamaze kumenya ibyaryo ese iby'iri faranga bigeze he munatubwire naho ritandukaniye n'ibizwi nka cryptocurrency ibyo ngira ngo nabisobanura ejo bundi mu nteko ishinga amategeko CBDC ifaranga koranabuhanga rya banki nkuru y'igihugu twakoze inyigo umushinga wa mbere tuvuga se ni ngombwa ko twashyiraho iri faranga icyavuye mu nyigo nuko bigaragaza ko hari impamvu zigaragaza ko byaba byiza gushyira iryo faranga ubu twagiye mu cyiciro cya kabiri tugiye kurangiza icyiciro cya kabiri cyo kuganira n'abantu kumva uko babyumva icyo babitekerezaho noneho tugiye gutangira ikindi cya gatatu cyo twita proof of concept kureba ni ifaranga koranabuhanga tuzakoresha irihe koranabuhanga tuzabinyuza muri miyoboro kugira ngo ugere mu bantu bizagenda bite icyo nicyo cyiciro tugiye kujyamo twumva kizarangira nko mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka utaha bitewe n'ibizavamo noneho tujye mu rindi gerageza noneho tujye kuritanga mu bantu kugerageza kureba uko barikoresha n'uko babyumva n'iki so ibyo byose kuko ni ifaranga ridasanzwe rikoresha ikoranabuhanga ntabwo ari ikintu wapfa kwikubitamo ngo usohore uwo munsi no kureba bivuze iki ku mafaranga asanzwe dukoresha y'impapuro n'ibiceri ese ni ngombwa ko tujye muri ikoranabuhanga so izo nyigo rero hari abantu bavuga ngo twavuze ko bizatangira 26 gahunda twihaye nuko byagombye kugira muri 26 tumaze kugira ishusho nyakuri yuko dutangira kurikoresha tukaritanga mu bantu cyangwa se hari impamvu zatuma turikereza cyangwa se twanabireka burundu izo nyigo rero ni izo niyo byiciro uko ubu turangira icya kabiri tugiye mu cya gatatu kizarangira hagati umwaka utaha dutangira icya kane cyagombye kurangira muri 2026 icyo gihe tubone gufata umwanzuro wa nyuma ko ritangira gukora cyangwa ritakora ni faranga nuko ari koranabuhanga ariko ni faranga nk'amafaranga yandi dufite uyu munsi ni faranga ritangwa n'ikigo cya leta ni faranga ryishingiwe na leta ni faranga rifite
kwizera n'ubudahangarwa nk'uko amafaranga dufite uyu munsi y'ibiceri n'inote bimeze. Aho bitandukaniye na crypto ni abantu bahimba ifaranga bakarishyira aho ngaho, bafite uko bajya mu ikoranabuhanga bagacura ifaranga. Niyo mpamvu ubona ryazamutse ryamanutse, wari guhaye ntuzi uwo ari wejo yabuze. Ibyo rero biratandukanye cyane. Cryptocurrency na CBDC ni ifaranga ritangwa n'igihugu, ntabwo ari ifaranga ritangwa n'abantu ku giti cyabo. Nta biriya bibazo biri muri aya mafaranga ya cryptocurrency birimo. Ikindi navuze uyu munsi ni uko izo cryptocurrency, reka tuzite crypto assets, ishoramari muri ikoranabuhanga ryakozwe n'abantu. Mu mwaka utaha tuzaba twashyizeho amabwiriza abigenga. Uyu munsi tugira abantu inama kutabijyamo, ariko mu mwaka utaha tuzaba twashyizeho amabwiriza abigenga, n'ushaka kubijyamo abijyemo afite amabwiriza n'amategeko akurikiza.